Haleluya, haleluya bene data, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro cyane, nizere ko muri amahoro, Imana data wa twese ibarinze, ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Reka twiragize Imana muri iki kiganiro, Mana data wa twese wo mu ijuru, turagira ngo uyu mwanya uzubane natwe, ubwo tugiye kuvuga ijambo ryawe ntago dukwiriye kurihangara kuko rituruta ubukuru, riturusha ububasha, ariko kuko waduhaye uburenganzira ukatwita abana bawe, n'uyu munsi tukaba turi abana bawe, niyo mpamvu mpangaye ibyawe, ariko ndagira ngo umpe umwuka wera, kandi muri iki kiganiro udufashe kugira ngo tubashe kugera ku ntego. Mwami kigire abo gifasha, kigire aho kibakura, kandi kigire n'aho kibashyitsa. Mwami wacu rero turakwinginze ngo werekeze ijambo ryawe, kandi icyo uritumye kirisohoze mu izina rya Yesu Kristo niyo mbyambaje nizeye, amen. Tugiye kuvuga ku mibabaro Yesu yagize ku bwacu kugira ngo uyu munsi haboneke abizera. Yesu yarababaye, Yesu yarashavuye, ariko byari ngombwa ko ababara kugira ngo twebwe tube dufite umunezero muri we. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Reka dutangirire ku ntego nyamukuru y'icyazanye Yesu. Yesu yaje aje kuducungura kugira ngo aducungurire Imana Data, Imana Rurema, Imana isumba byose, kuko guhera igihe Adamu yacumuraga, umubano mwiza wari hagati ye n'Imana warahungabanye, bituma Imana itongera kubona umwana w'umuntu nk'umuntu wo kwizerwa. Ariko igihe kiragera, Imana ibona ubwo bucuti, Imana itabutakaza, iravuga iti reka ntange umwana wanjye w'ikinege, yongere angarurire abantu, abacurura imitima, abangarurire kugira ngo twongere tugirane ubumwe, twongere tugirane umubano, kuko nabaremye mu ishusho yanjye kandi mbarema mbakunze. Nicyo cyazanye Yesu kugira ngo adukure mu bubata bw'icyaha, adukure mu buja bw'icyaha, twitwa abaragwa b'ijuru, abaragwa b'Imana isumba byose. Turi kumwe n'umukunzi w'ijambo ry'Imana, niwe ugiye kudufasha gusoma, aradusomera igitabo cya Yesaya, ibice 61 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahuriramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Aya magambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, kuko muzi neza yuko n'ubundi Yesaya yabaye umwe mu bahanuzi wahanuye kuza kwa Yesu Kristo, amuvuga nk'umubonye, amuvuga nk'umweretswe, kuko yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu yatuvukiye. Nyamara Yesaya yarinze apfa umwana w'umuhungu ataravuka, ndetse hashize imyaka myinshi kugira ngo Yesu aboneke, ariko yabyeretswe nk'ubibonye ako kanya, kuko Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi, ni umunyembaraga, ni Imana ishoboye byose. Nicyo cyatumye ibikora gutyo, kugira ngo abantu barusheho gutekereza, barusheho kujya biga, barusheho kugira ubumenyi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Nta yindi nzira yari gukoreshwa usibye kwicwa akamena amaraso,
ayo maraso ye amennye akaducungura, ariko akazuka kugira ngo mu rupfu n'izuka rye tubonemo ubugingo buhoraho. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo mu rupfu rwe dupfana nawe, hanyuma mu kuzuka kwe tukazukana nawe, tugahabwa ubugingo buhoraho n'ubwiza butagajuka dukura mu gakiza aduha katajya kagajuka na rimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Aya magambo ndayasubiramo: Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nta handi, nta n'uwundi agakiza kabonerwamo usibye muri Yesu Kristo. Ibindi byose watekereza ku ruhande ni inzira igoramye, ntabwo iyo nzira igera kwa Data. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu Kristo abonye ko igihe cye kigeze gisohoye, yegeranya abigishwa be, abasengera isengesho, ndetse asabira n'abandi bantu bazamwizera. Ni ukuvuga ngo mu bantu benshi harimo abazavamo bumva ijambo rye bamwizera. Iryo sengesho turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, ibice 17, uhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 26. Ntago twahasoma hose, ariko turagenda dusoma imirongo imwe y'ingenzi yadufasha kumenya icyo Yesu yavuze, kandi ni ukuri Imana idufashe kubyumva cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati: Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenye ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ndakubahishije mu isi, kuko narangije umurimo wampaye gukora. None Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Tugiye kongera dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani 17, umurongo wa 20 kugera kwa 23. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye, Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, njyewe mbe muri bo nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Aya ni amwe mu magambo Yesu yavuze mu isengesho yasengeye abigishwa be ndetse n'abazamwizera bose, harimo njyewe nawe. Yesu yasize adusengeye isengesho, adusabira imbaraga, kandi adusabira kuba umwe, ko umuntu wese uzamwizera, yaba umwirabura, yaba umuzungu, yaba mu gihugu iki n'iki, yaba mu kindi, ikizemeza ko ari abakristo, ngo bazagira urukundo baba umwe, nk'uko na Kristo ari umwe n'Imana rurema. Imana itugirire neza kandi ihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa gatanu mutagatifu, ntago tukirizwa n'uko Yesu yapfuye, ahubwo turarizwa n'ibyaha tugikomeje gukora, nyuma yo kumenya yuko yadupfiriye, nyuma yo kumenya ko yamennye amaraso ku bwacu, nyuma yo kumenya ko yitanze ku bwacu, ariko umwanzi Satani akaba agikomeje kudutwaza igitugu, akaba agikomeje kudushyira mu bubata bwe, kandi Kristo yarasize adusabiye. Imana itugirire neza. Aya
aya magambo yose dusomye ni amagambo yo kugira ngo twongere dusubire mu ijambo ry'Imana, twongere dutekereze, twongere twiyinire, twongere twisubiremo, dutekereze ngo mbese uyu munsi ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, twakabaye turi gukora iki? Twakabaye turi abantu bameze gute? Twakabaye turi abantu bakora iki kugira ngo tugaragaze ko turi abakristo? Imana yacu itugirire neza. Byakagombye kuba bimeze gutya uyu munsi? Byakagombye kuba bimeze gute uyu munsi? Byakagombye kuba bimeze gutya cyangwa se byakagombye kuba biri ukundi kuntu? Ese ubona uko byakagombye kuba biri ukurikije iri sengesho yadusengeye, ukurikije uburyo yakubiswe ku bwacu, ukurikije intego yamuzanye? Twakagombye kuba tumeze gutya nk'abakristo? Ese abantu bo mu isi bakagombye kuba bitwaye gutya? Ese hari impinduka y'ukuntu abantu bari bitwaye icyo gihe bamubamba ikaba iri kugaragara muri iki gihe twebwe twamenye ijambo ry'Imana ndetse tukamenya n'agakiza ke? Yesu akashaka kutujaburamo ariko twebwe tukijandikamo. Imana itugirire neza. Ni iki cyari gikwiriye gukorwa ku mukristo? Ni iki cyari gikwiriye gukorwa ku muntu Yesu yasize asengeye asabiye? Imana itugirira neza cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi koko uburyo twigishijwe hari n'ukuntu umuntu yagendaga akumva ari gukiranuka nyamara ari gukiranirwa. Imana itubabarire. Ariko si uko byakagombye guhora ku muntu umaze kumenya ukuri, kuko ukuri niko kutubatura. Imana itugirire neza. Kurikira wumve uburyo noneho Yesu bamufashe. Wari wagura ishati nziza ukayambara uzi ko warimbye, wajya kureba ugasanga uko ibipensi bikurikirana wabifunze mu buryo bwa mafuti. Icyo gihe ishati irasumbana. Uko niko natwe dusa naho tugenda muri uru rugendo. Hari igihe tugira ngo turi gukora ibyiza ariko ibibi bikaza akaba ari byo bitwitambika, tugasanga twamaze kubigezamo ibirenge byacu. Ariko Kristo imbaraga ze zongere zitugarukeho kugira ngo icyo yaruhiye ni ukuri kibe impamo mu izina rye. Yohana ibice 18 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 5. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajya yafata amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, arabasanganira arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati, ni njye. Na Yuda umugambanira yari ahagararanye nabo. Icyo gihe yari amaze gutanga inkomezi, amaze guhereza abigishwa be amahoro, ndetse amaze gusabira n'ab'isi bazamwizera. Nuko arangije baje arababwira ati, uwo mushaka ni njye. Ntiyigera yihakana ngo yiyoberanye kugira ngo batamumenya, ahubwo yarababajije ngo murashaka nde? Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Ariko hagati aho Yuda yari yabahaye ikimenyetso ngo uwo muri bubone nsomye ngo ni wo uwo nguwo mumufate. Muribuka yuko Yuda yari yamuguze ibiceri 30. Imana itugirire neza. Gukunda amafaranga kwa Yuda kwatumye agambanira inshuti ye magara, kuko Yesu mbere yuko apfa ari gusa n'ari kubasezera yaravuze ngo uwo twasangiye byose ni uwo nguwo ntanze, ni wo ngambaniye. Imana itugirire neza ngo ariko uwo nguwo azabona ishyano. Imana idusange. Njya nshima Imana
nkavuga ngo Kristo warakoze kuko wemeye ko mvuka ku ngoma yawe y'amahoro. Iyo ntaza kuvuka ku ngoma ye y'amahoro, uyu munsi birashoboka ko mba naravutse muri kiriya gihe bamubambyeho, nanjye nkaba umwe wari kumuvundereza amacandwe mu maso, nkaba umwe wari kumukubita ibipfunsi, nkaba umwe wari kumukubita inshyi, nkaba umwe wari kumukoba, nkaba umwe wari kumubwira ngo fora ndinde. Ibyo byose babimukoreye ari umwami w'abami, babimukoreye ari umwana w'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kugeza aho bamubambaga bari bamushinyaguriye, bamukorera ayo ifundi igira ibivuzo, bamukorera ibibi byose bishoboka umuntu wanga undi akorera undi. Ariko Yesu arabyihanganira, aravuga ati muri aka gasuzuguro munsuzugura, runaka azabireba akizwe. Muri aya macandwe muncira hazavamo umunyarwanda akizwe, abone agakiza anyizere. Muri iyi mikoba muri kunkubita hazavamo umuntu wo muri Aziya anyizere, akizwe, ave mu byaha abone ubugingo. Aravuga ati iri kamba munkoreye, abantu bazava imihanda yose, iburasirazuba n'iburengerazuba, banyizere mu majyepfo no mu majyaruguru, banyizere. Impamvu ugiye ku giti cy'umusaraba ni ukugira ngo mpamagare ab'iburyo, ab'ibumoso, abo hasi n'abo hejuru. Ni ukuvuga ngo abakomeye n'aboroheje, abo ngabo bose bazaza nibarangiza bubaha Imana ku bwanjye, ngo amavi y'abakomeye n'aboroheje, ngo ayo yose azapfukamira Imana. Imana itugirire neza. Ariko iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 15, tugasoma ku murongo wa 34. Maze isaha zibaye 6, abubwira kabiri mu gihugu cyose, bugeza ku isaha ya 9. Ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi rirenga ati Eloyi Eloyi lama sabakitani, risobanuye ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Luka ibice 23 umurongo wa 33 kugera kuri 34. Nuko bageze ahitwa i Nyabihanga bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati Data, bababarire kuko batazi icyo bakora. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 46. Yesu avuga ijwi rirenga ati Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Tuvuze amagambo make muri menshi twakagombaga kuvuga. Tuvuze amagambo make muri byinshi byanditswe. Tuvuze mu magambo make muri byinshi byumviswe. Ariko ingingo nyamukuru ni ukugira ngo tumenye uyu munsi wo kuwa gatanu mutagatifu abantu benshi bubahiriza, abantu bagahabwa konji. Ni umunsi umubabaro Yesu yagize, kwibuka iyo mibabaro yose kugeza ageze ku rupfu. Imana itugirire neza. Ariko ku rupfu rutamuherana, ahubwo ku rupfu ruzatugeza ku kuzuka kwe, kuko dutegereje Pasika, ari wo munsi yazutseho. Ariko dukwiriye kubanza kumenya ngo uyu munsi unyigisha iki, uyu munsi unsigiye iki, ko nibutse uburyo Yesu yagenze inzira ivunanye, isuzuguritse, kandi ari umwami w'abami. None reka twisubiremo. Wowe uzumva iri jambo, hari icyo Yesu atakoreye umwana w'umuntu? None niba yarakoze byose bikwiriye, ni iki kigutindije kumwizera? Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 6
haranditse ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Imana itugirire neza. Kristo byose yasize abikemuye, kandi Kristo byose yasize yeretse buri wese inzira. Nta mpamvu n'imwe umuntu wese afite yo kwigendera uko ashaka, ariko isubiremo uzukane na Kristo kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru.